bwana Aimable nabanza ngafunga umukozi wawe uri hariya nkamufata nkamufunga nkafata n'izindi nzego yewe n'abandi n'abagisirikare nabafunga na meya bose nkafunga tuvugisha ukuri tubwizanye ukuri ni nabyo mukuru w'igihugu cyo tubwiraga twebwe nk'itangazamakuru niba dashobora kunenga serivisi nk'iyi ngiyi inshingano ya mbere y'umuyobozi ni iyi niba ibintu nk'ibi ngibi mubibona mugashaka gukavaringa rimwe na rimwe abantu ntibaka na ramforo mugira focal point bashinga uturere mukora iki what are you doing none se niba ahantu nka Siberia bahinga kandi bakeza niba ahantu nko mu Misiri wenda za Dubai bahinga seriously bo hano hantu koko tunaniwe kuba ubwenge bwacu twiga bumaziki cyo nicyo kibazo ufite ibi ni ugukinisha n'ubuzima bw'abantu n'igihugu security ya mbere irenze iyo ku meza ni iyi nta nimwe ubuzima se niki ubuzima ni ukurya ndaza gusaba kugira ngo mbere na mbere hatagira umuntu umvugiramo tuvuga ibintu objectively mu by'ukuri hari ikintu kibabaje kinateye n'agahinda ndibaza niba meya wa Kayonza n'intara y'Iburasirazuba at large badashobora kubona ikibazo kiri hariya ko gisa aho kubwira abaturage ngo musubire izi nkuru tuzikoze mu bihe bitandukanye inshuro over agiye gushira imyaka irenga ngiye niba nibuka irenga 10 buri mwaka abahisuhuka habo kwitana ba mwana abanyamakuru murabeshya nothing nta munyamakuru wagiye kubeshya hariya na minister wigeze kuvuga ngo abantu babatembera bamwe bagipfa abandi bajya ruguru ngo n'ugutembera bisanzwe wari ubuhinzi tubyihorerwa hari nyine n'ubujya nkwereke ko inkuru twazihereye uretse gatoya hano rero umuntu akibaza ese wowe meya seriously ubona ikibazo nk'iki ngiki hari ibyo utakemura wowe ku rwego rwawe bisaba ubufatanye n'inzego zikuri hejuru bisaba ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi bigasaba ubufatanye n'izindi ministeri ariko hari ibyihutirwa wowe ku giti cyawe ugomba gukora mu maguru make icyambere ndabirahirira imbere y'Imana isumba byose ko ngo hashobora kuba hari ari ibigori ari umuceri ari ibindi binyampeke bihari bishobora kuba bizamenwa kubera kuborera muri stoke za ministeri ishinzwe ibiza cyane ibyo byose ntubizi ku bufatanye na Minagiri n'ibindi nemera yuko dufite mu madepo hano ku Kicukiro ukajya mu masayirozi n'ahandi dufitemo ibyo kurya abaturage batakwicira isazi mu ryinyo bajya kurya imitanga biyahuze imitimbe uyu munsi wa none ngiye mbifitiye ububasha ndi nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uyu munsi wa none meya namwirukana cyangwa nkamufunga mu mbabarire meya wa Kayonza ni inshuti yanjye ntacyo dupfa ariko you are very weak ibi ntabwo bishobora kuba ahantu uyobora nibura ngo ikihutirwa cyane ni ukubwira inzego nk'igihugu twebwe nk'igihugu ntabwo dushobora kunanirwa mu bushobozi twaba dufite ubwo aribwo bwose kugoboka aba baturage ubu rero wumva igishekeje ubu kubera bya bintu bihaye eske we meya urakavaringa up ni wowe biza ntabwo rero wazanye izuba ni wowe wateye uruzuba kuki ibyo bintu tutanabyumva tugakora ibintu ariko kajya kumva narinjye kuvuga ijambo ry'Imana imbabarire none se cyane ubwa mbere Iburasirazuba babahisha iki kintu uribuka dukusanya ibiribwa ngo tubijyane Ingoma cyangwa Kayonza hamwe muri ho bakabyanga tukabijyana mu mudugudu wa Kibera inka Inyamirambo sibwo bahise se babibaha uyu munsi wa none rero ntago turi bikora barabyanze tubijyana uyu munsi wa none reka tuvugisha ukuri tubwizanye ukuri ni nabyo mukuru w'igihugu cyo tubwiraga twebwe nk'itangazamakuru niba dashobora kunenga serivisi nk'iyi ngiyi inshingano ya mbere y'umuyobozi ni iyi it is welfare y'abaturage be meya ntukore ku mushahara wawe ndabisubiramo imbere y'Imana isumba byose yuko twebwe nk'igihugu mu bubiko bwacu ministeri ifite ibiza mu nshingano zayo ntago ibuzemo amatoni n'amatoni y'ibiribwa yakwifashisha hatabarwa abaturage batangiye kuzinga amatama barya imitanga ngiye uyu munsi ubona imitanga iraribwa reka ngize amahirwe uyu munsi ndamutse mfite ubushobozi kuri aba bantu bose njyanama out ntayirukana meya namwirukana nkanamufunga ibyo ndabivuze nta n'isoni mfite sinshidikanya yuko aya makuru Minaloc ishobora kuba yari yafite ku rwego rwa ministeri cyangwa primatire ifite aya makuru ushaka kuba ntayo bafite icya kabiri ndagaruka ku nteko ishinga amategeko yacu
mugira focal point bashinga uturere mukora iki? What are you doing? Usibye kujya kutubwira raporo ziraho kubaza ibibazo biyumva rimwe na rimwe bitari relevant ku bibazo dufite. Ubu uyu munsi wa none abashinzwe wenda imibereho y'abaturage seriously mushobora kumbwira ko ibintu mushobora kuba bimaze igihe mutabizi? bari buze kuvuga ko ntabyo. Oya nawe please ikibazo kirahari, reka dutekereze tube objective, urumva ku kintu runaka cyakorwa tuve muri izo blame game. Igikenewe ni iki nonaha? Nta nuwo tubisaba imbabazi. Niba leta idafite ubushobozi bw'abura abaturage nibatubwiye twe nk'abaturage turakoteza amafaranga tubagaburire, kuko n'ubundi leta nitwe. Ikintu cyitwa food security ni ikintu gikomeye cyane, binasaba n'inzego z'umutekano ko zijyamo. Where is intelligence yacu kuki ibi bintu idashobora kubitanga? Rimwe na rimwe mu mbabarire, nta kintu ntinya na kimwe mugenzi ko mpagaze mu kuri. Ndibaza abakozi ba NISS baba mu karere bamaze iki ku buryo badashobora no kutipinga ukavuga ati this situations like this. Baba ari inshuti z'abayobozi. Nje kubwira ko ibintu byacu bimwe byapfuye, solidarity iraho ngaho yunamye, who controls what, ibintu uko bimeze byose byaragiye biravanga bihinduka nka pire, ntabwo bikunda. Ubu uyu munsi wanone wambwira yuko intelligence yaba ya gisivile zaba za gisirikare ntabwo bashobora gutanga amakuru kuri ibi bintu? None security twasira ni iyihe mu gihe abantu bameze gutya? Ntabwo ikibazo giharara uko ibi bintu rigaba batabizi. No please, ibi ngenda byemera yuko hari urwego bigeraho bakabibika bakabigira ibyabo ntibashake n'igisubizo bagasinzirira aho ngaho. Nuko bimeze. Reka rero uyu munsi wanone ikintu nakora cya mbere, NISS Kayonza nabanza nkamufunga, mumbabarire namufunga, n'abandi bose bahari bari bonteze nkabafunga. Tuve mu bintu byo guteta mon frère, nabanza nkabafunga nuko ndafite ubushobozi. Hajya burya primature ntiyakora action igahita imanuka mu mwanya w'izindi nzego zose. Inzego z'igihugu zirakorana, nicyo navugaga. Ariko bakaba badatanga raporo se bagomba kureba eske byapfiriye. Niyo mpamvu ngwe ko nabaza nkafunga bwana Aimable, nabaza ngafunga umukozi wawe uri hariya, nkamufata nkamufunga, nkafata n'izindi nzego yewe n'abandi n'abagisirikare nabafunga, na meya bose nkafunga.